Yesu ashimwe cyane. Amahoro n'imigisha biva ku Mana Data twese mwiza bikomeze bane namwe bakunzi b'umusaraba, bakunzi ba Yesu Kristo. Dushima Imana ibe yakomeje kubana natwe ko bukeye nuko bwije, igiturinda mu buzima bwacu bwa buri munsi, ikabana natwe kandi igaturinda ko bukeye nuko bwije. Atari uko tuba twakiranutse cyane uko Imana ishaka, ahubwo n'urukundo rwawe neza yawe muri rusange. Dushima Imana yongeye kutwemera cyane ko tuboneka muri akanya ngo dutambutse ubutumwa bwiza iba yatanze, ni message Imana iba yatanze niyo tuba tuje gutambutsa. Ubwo dutambutsa ntabwo ari ubwacu, si ubutumwa bwacu, kuko njyewe nta mfite wo kubajyana, ariko Yesu navuze ngo ni inzira y'ukuri n'ubugingo, sobanuye ko nta wundi ufite ubushobozi bwo kuba yageraho yakugeza usibye Yesu gusa wenyine. Nta namwe uzigera ugera bitewe n'aho usengera, cyangwa bitewe n'idini usengeramo, cyangwa itorero, cyangwa bitewe n'abantu bakuzi, ahubwo uzagera mu ijuru bitewe n'uko Yesu mwiziranye, kuko namenye neza yuko hari abantu benshi cyane Yesu atazi. Berekana ko bazi Yesu ariko Yesu atabazi. Muri rusange ugomba kwibaza cyane, nange nkibaza, aho ngaho ntago naba ndi muri abo ngabo. Aho ngaho Yesu aranzi. Muri make igisubizo ni ugomba guhita wisubiza cyane, kuko nawe ubwawe ndizera yuko ikintu bita umutima ntago wahereza ruswa ngo bize ko byashoboka. Umutima w'umuntu ni wo wenyine gusa ushobora guhita ukwemeza ukakwereka neza icyo wakoze ni icyaha, icyo wakoze ntago ari icyaha, nta kindi. Umutima wawe gusa wonyine ushobora kukwemeza, kandi ikintu cyose wakoze kiba kiri mu mutima wawe, aho wagikoreye ubu no kuhareba buriya iteka ryose. Naho ibyo byo gutegera ngo gutya na gutya byaza kuya gutya na gutya. Ubundi cyambere cyo niba utegereje no kumva ijwi ririndiriza rikubwira ngo genda wihane, ushobora no kuzarinda upfa utaribonye, kandi ukazarimbuka warakuriye mu itorero, warabaye mu itorero, warabanye n'abakozi b'Imana batandukanye, ariko kubera kwinangira umutima wawe kikaba ikibazo gikomeye cyane. Rero mwese ndabasuje cyane abo dukunda kubana n'abandi tugiye kubana ari ubwa mbere. Amazina ni Samuel Mutezimana, ndi umukristo, ndi wa Kristo, nicyo kintu cya mbere. Muri make namaramaje kuba nakurikira Kristo mu buzima bwanjye bwose. Nawe akaba ariyo mpamvu nifuza yuko waza tukajyana, nkuko umuririmbyi yaza biririmba avuga ngo niba nanjye mwandinda nkaza ngo tujyane. Kuko ndabizi neza yuko igihugu tujyamo ni igihugu cyiza cy'amata n'ubuki, ariko gisaba ikintu bita kwihangana. Iyo utihanganye birakugora cyane muri iyi nzira tuba turi gucamo, kuko ni inzira iri mu bintu byinshi. Gusa nsuje abantu bose bari mu mpera y'isi, ari abari mu Rwanda, abari hanze y'igihugu cy'u Rwanda, abari ku migabane itandukanye, abari mu Burayi, abari muri Amerika, abari za Oceania, abari za Aziya, abari ahantu hatandukanye hose ndabasuhuje. Imana y'amahoro ikomeze bahaze, kandi mbifura icyo bita amahoro y'Imana, kuko nicyo kintu cya mbere utashobora kuba wagura ubutunzi ngo ube wakibona. Buriya amahoro kuyagura biragorana. Ndabizi ko hari abantu benshi cyane babuze amahoro, ariko ndagira ngo mbarangire umutima bwire yuko Yesu arahari, kandi niwe mahoro yacu gusa. Nta kimwe rwose washobora kubura wageze kuri Yesu. Rero nta kindi, ngwino umwikomezeho, nawe arakuruhura kandi iteguye kuba yakurura, kuko umutwaro wiwe niyo mpamvu yavuze ngo nimwikore imitwaro yanyu muze. Muri make avuga ngo umutwaro wanjye ntabwo uremereye, kandi no kunyikorera ntabwo biremereye. Rero kuba watunga Yesu muri wowe, nta kindi uhita ubona icyo bita amahoro, kuko ntabwo uzigera ugira amahoro kubera umubare w'amafaranga utunze, ntabwo uzigera ugira amahoro kubera ubwiza bw'umugore wawe, ntabwo uzagira amahoro kubera ubwiza bw'umugabo wawe, ariko amahoro gusa uzakura kuri Yesu. Kuko icyambere cyo uzabona bya bindi byose bishoboka byo mu isi bishoboka, ariko ugasanga hari ikintu uri kubura. Niyo mpamvu iyo muri kumwe na Yesu iteka ryose ahora agenda akwereka inzira ukwiriye kunyura, mukamenya neza ahangaha reka ngende gutya, ahangaha reka migenze gutya. Ariko Yesu niwe wenyine gusa ujya utanga amahoro yuzuye, kuko abandi bose baratubeshya. Nta mahoro yuzuye ajya atangwa, ni ibintu bizwi cyane muri iyi si rwose. Nta mahoro yuzuye wabona muri iyi si, ariko dufite ibyiringiro yuko kwa Data honyine gusa, niho honyine gusa hazaboneka icyo bita amahoro. Ndafashijwe cyane bikomeye. Muri make ahantu tuzabona icyo bita amahoro nta handi usibye kwa Data gusa, kuko ibyo wavuga ngo nzabona amahoro ariko naciye muri inzira runaka, ntabwo bizigera bishoboka. Uzabona amahoro ari uko wemeye kuyoborwa n'ikintu bita ijambo ry'Imana.
kuko ijambo ry'Imana rizaguhesha amahoro, atari ukuvuga yuko hari ibintu runaka bidasanzwe ufite. Erega ntabwo uzagira amahoro ari ukubera ko ufite amafaranga. Ushobora no kugira amahoro udafite n'amafaranga, bikaba byanashoboka. Ntabwo uzagira amahoro ari ukubera ko wariye neza. Ushobora no kuba ushonje ariko n'ubundi ugasanga iteka ryose ufite amahoro, kuko amahoro Yesu atanga ntabwo agendera mu bintu bigaragara gutya iyi ngibi tubona, ahubwo kumva ufite amahoro yo mu mutima ikintu cya mbere cyo gishoboka. Niyo mpamvu mbifuriye cyane ko mwagira cyane ikintu bita amahoro, kuko icya mbere cyo aya mahoro abantu benshi barayabuze. Uri gusanga umuntu ari mu modoka nziza cyane, za Range Rover, za V8, ari mu modoka nziza cyane idasanzwe, ari ugasanga ari kurira mu modoka kubera iki? Yabuze ikintu bita amahoro. Ariko nta handi wayakura, ariko nta handi wabona umuti waba ukeneye w'amahoro, nta handi wabona usibye muri Yesu gusa. Yesu wenyine niwe ugira uko abigenza bikemera. Naho ibyo washyira amaso byose birashira, ariko Yesu ibyiwe ntabwo bijya bishira na gato, bihora iteka ryose bimeze kwa kundi. Muri make ijambo y'Imana ritubwira ngo uwo nguwo uko yari ameze n'isaha niko akimeze, bikavuga ngo ndiho nyine. Muri make ni ndiho, kuko kuvuga ngo ni ndiho bisobanure ngo ariho uyu munsi, yabayeho n'uyu munsi ariho, n'ejo bundi azabaho. Imana ishimwe cyane. Rero niyo mpamvu ntugire ubwoba, Yesu muri kumwe nawe, kandi icya mbere cyo kwa kundi yagiye akurinda n'isaha nako akomeje gukomeza n'ubundi gufite gahunda kuba yakurinda ko bukene uko bwije. Wowe ntugire ubwoba, wowe tuza, ibyawe byose ubiharire Yesu. Yiteguye kuba yagira ibyo akora bitewe n'umugambi wiwe. Ntabwo ari wo kuza kumugira inama, ntabwo ari wo kuza kumubwira ngo nakora ikintu runaka. Hoya, azakora ibyo yagambiriye, apana ibyo wowe uri gushaka. Niyo mpamvu Yesu yabwiye abigisha ngo nimusenga muzajye ngo uri ku bushake bwawe, ibyo ushaka ari byo bibaho mu isi no mu ijuru. Bisobanura ngo ibi ngibi turi gushaka twebwe bitari umugambi w'Imana, ntabwo uzigera ubibona, ahubwo saba ngo ibyo ushaka ari byo bibaho. Iyo ari introduction, mureke dusenge Imana rero, maze twingire umwanya wo kumva ubutumwa Imana yatuyoboye, yatwohereje, abaribwo twumva muri amasaha. Hari impamvu Imana ishaka kumva ubutumwa mugenzi wanjye, hari impamvu Imana ishaka ko nanjye mbwumva. Nuko ngo buri wese yisuzume cyane, arebe cyane ukuntu abanye n'Imana muri iyi minsi. Mureke dusenge Imana. Uwiteka Mana yacu, Mana ifite imbaraga, Mana ifite ubutware, tugushimiye kuri mwiza, tugushimiye ko abanye natwe, tugushimiye ko waturinze abanye natwe mu minsi yose yashize. Komeje gutemba ko twongere kugera muri ngizi mwiza Mana, imbere y'ubwiza bwawe, tugihumeka umwuka bazima n'ushimwe uhimbazwe. Mana, tugeze umwanya ngo twumve ubutumwa bwiza watwohereje, ubutumwa bwiza waduhaye kugira ngo twumve. Mu izina rya Yesu, banza utubabarire ibyaha byose n'ibicumuro, ari njyewe rwose Kristo muzima we. Banza woze umunwa wanjye, banza woze imitekerereze yanjye, banza woze ibyo nibwira. Mu izina rya Yesu, mvuga ibyo ngiye kuvuga Mana, ndi mu butware bwawe, simvuga ibyo njye nishakiye, ahubwo mvuga ibyo wowe ushaka. Mu izina rya Yesu, ureke umwuka w'ubwenge, ureke umwuka w'imbaraga azaganze kuri njyewe, azanyobore muri ubu butumwa, azamfashe, azampereza ubuhanga n'ubwenge. Mu izina rya Yesu, Mana udushigikire, Mana ukore ibidasanzwe, Mana utuvuganire, ureke umwuka wawe wera azaganze kandi awere muri byose. Urakoze kugiye kumfasha, urakoze kwineza kuri njyewe. Mu izina rya Yesu, Mana bana tumuri iri jambo, shegese kubishoboye, sabigeneze nzi kubikoze kwa Kristo Yesu umwami wacu, amen. Yesu ashimwe cyane. Mureke dusome ijambo ry'Imana dusanga mu rwandiko rwanditswe n'umugabo witwa Yakobo. Urwandiko rwanditswe na Yakobo ku bice bitatu ngo turi busomeho. Yakobo ibice bitatu, turasoma ku murongo wa 13 tugere kuri 17. Yakobo ibice bitatu, murongo wa 13 hari amagambo avuga ngo, ninde muri mwe w'umunyabwenge kandi w'umuhanga, niyerekanishe ingeso nziza imirimo ye, afite ubugwaneza n'ubwenge. Ariko niba muhorana amakimbirane akaze mu mitima yanyu, mugahorana intonganya, ntimukabyiratane ngo mubeshyere ukuri. Bene ubwo bwenge si ubwo bumanuka buvuye mu ijuru, ahubwo n'ubw'isi n'ubw'inyamaswa abantu, ndetse n'ubw'abadayimoni. Kuko aho amakimbirane n'intonganya biri, ariho no kuvurungana kuri no gukora ibi byose. Ariko ubwenge buva mu ijuru, irya mbere buraboneye,
kandi n'ubw'amahoro n'ubw'ineza, bwemera kugirwa inama, bwuzuye imbabazi n'imbuto nziza, butarobanura ku butoni kandi butagira uburyarya. Mureke dusubire muri iri jambo. Hari amagambo avuga ngo ninde muri mwe w'umunyabwenge kandi w'umuhanga, niyerekanishe ingeso nziza, imirimo ye afite ubugwaneza n'ubwenge. Ariko niba muhorana amakimbirane akaze mu mitima yanyu, mugahorana icyo bita intonganya, ntimukabyiratane ngo mubeshyere ukuri. Bene ubwo bwenge si bwo bumanuka buvuye mu ijuru, ahubwo ni ubw'isi, ni ubw'inyamaswa abantu, ndetse n'ubw'abadayimoni. Kuko aho amakimbirane n'intonganya biri, ariho no kuvurungana kuri no gukora ibibi byose. Ariko ubwenge buva mu ijuru, irya mbere buraboneye kandi ni ubw'amahoro n'ubw'ineza, bwemera kugirwa inama, bwuzuye imbabazi n'imbuto nziza, butarobanura ku butoni kandi butagira uburyarya. Yesu nashimwe cyane. Ubu ni ubutumwa bwiza Imana yampaye kubagezaho, kugira ngo buri muntu wese abwireberemo muri ubu butumwa bwiza, kuko Imana yagira ngo itandukanyirize abantu babwire muri make ikintu kigomba kuranga umuntu ufite ubwenge bw'Imana, kuko niwe muntu Imana ishaka yuko akomeza kugenda avuga yuko yubaha Imana. Kuko Imana ikintu cya mbere cyo kuvuga ibintu by'ubwenge, tutabizi neza ko muri Yobu hari amagambo atubwira ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge nyakuri, kandi kuba mu niko kujijuka. Bisobanura yuko iyo Imana ivuze ikintu bita ubwenge, ishaka kuvuga yuko umunyabwenge w'ukuri ari umuntu udakora ikibi. Udakora ikibi, uwo nguwo umuntu wese udakora ikibi ni umunyabwenge. Noneho niyo mpamvu ukunda kumva muri make ijambo ry'Imana rikora tubwira cyane ngo abantu benshi cyane bita yuko ari abanyabwenge, ariko n'ubundi ari abaswa kubera ibyo bakora. Kuko ubwenge bwose uzaba ufite ukomeza gukora n'ibyaha, iteka ryose ntabwo uzigera unezeza Imana. Muri make izajya ikureba ibona urunjiji inyuma y'abandi bose. Mwihangane, ntabwo ari ugutukana, ariko ndavuga cyane ibyo mba nabwiwe. Imana irashaka yuko tugomba gukora ikintu bita tukagira icyo bita ubwenge bw'Imana hagati muri twebwe. Jambo yatubwira ngo ninde muri mu munyabwenge kandi w'umuhanga. Nyine wowe iyo wirebye muri rusange ubona uri umunyabwenge, ubona uri umuhanga. Iyo urebye ingeso zawe, ukareba uko witwara, ukareba imivugire yawe, ukareba imigendere yawe, ukareba imbuto zawe, ukareba muri make uko ubana n'abandi bose, ubona uri umunyabwenge. Se ubona se byibuze uri umuhanga? Muri make wowe ubwawe banza urebe kuri physical appearance yawe, urebe cyane ukuntu ugaragara inyuma aho abantu bose bakureba. Muri make urebe cyane ukuntu ugaragara, kuko icyambere cyo niba nibyo mbabwiye ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge. Muri make iyo ubaha Imana uba uri umunyabwenge. Bisobanura ngo banza urebe cyane, ibyo nkora byose byubahisha Imana, ibyo mvuga byose byubahisha Imana. Mu gihe cyose uri buze kubanza kwireba ugasanga muri wowe ntabwo wubaha Imana mu byo uvuga n'ibyo ukora n'uko ugenda, ubanze cyane, ubanze wibaza cyane, ahangaha ubwo ndi umunyabwenge se? Ahangaha se ndi umuhanga? Muri make mu gihe utari wanze kubanza gusubiza icyo kibazo kimeze gutyo, ubanze umenye neza yuko aho ngaho ugifite ikibazo. Yesu nashimwe cyane. Ngo ninde muri mwe w'umunyabwenge cyangwa w'umuhanga? Nyine banza umbwire muri rusange, banza ubwire Imana. Aho ngaho iyo wirebye ubona uri umunyabwenge, iyo wirebye ubona uri umuhanga. Akavuga ngo umva niyerekanishe ingeso nziza, imirimo ye afite. Ingeso nziza, imirimo yiwe, imirimo ye afite ubugwaneza n'ubwenge. Yesu nashimwe cyane. Igihe cyose uzisanga ibyo uri gukora bitari mu bintu byiza, bitari mu cyo bita ingeso nziza,
iyo tuvuze ingeso nziza, that is what we call imbuto z'umwuka. Ni biriya bintu by'imbuto z'umwuka. Imbuto z'umwuka rero nicyo kintu bita ingeso. Ubundi iyo umuntu afite izo mbuto z'umwuka wera zose, aba afite ikintu bita ingeso nziza. Afite icya kintu bita ingeso nziza, niyerekanishe ingeso nziza imirimo yiwe muri rusange. Muri make ibyo akora byose abyerekanisha icyo bita ingeso nziza. Ubundi nicyo kintu cya mbere ijambo kuba ryavuga. Muri make niba uvuga yuko uri umunyabwenge ukaba uri umuhanga, banza uvuge ngo ibyo nkora byose reka ndebe cyane ukuntu nabikoresha, ukuntu byagaragara imbere y'abantu, bigaragaza mu bintu bijyanye n'ingeso nziza, apana kuza ubiririmba ku munwa ariko mu mutima wawe waramaze gupfa, ari nta kintu kirimo. Muri make banza cyane, banza wisuzume cyane, banza wirebe cyane, banza utekere cyane, banza wibaza cyane. None ahangaha uko ngaragara, my physical appearance ishowinga yuko ndi umunyabwenge, yerekana yuko ndi umuhanga. Muri make niba ushaka kuvuga yuko uri umunyabwenge cyangwa yuko uri umuhanga, banza ugire icya kintu bita ingeso nziza muri bandi bose. Haba ari mu itoro werekana yuko ufite ingeso nziza, haba ari mu kazi werekana yuko ufite ingeso nziza, haba ari ahantu hatandukanye, igihe n'ikikwe ngo werekane yuko hari ingeso nziza ufite hagati muri wowe. Niyo kintu cya mbere gikenewe, naho ibyo kuza ubivuga ku munwa ariko iteka ryose imbere mu mutima wawe harimo ikibazo. Icyo ni ikibazo gikomeye cyane. Imana irashaka yuko buri muntu wese, niba ushaka kuvuga yuko uri umunyabwenge ukaba uri umuhanga, banza ugire cya kintu bita ingeso nziza hagati muri wowe. Muri make uvuge yuko ahangaha ndi umuhanga kubera ingeso nziza cyane nifitemo, kubera cyane yari imigendere yanjye inezeza Imana, kandi n'abantu bandeba bakabona mfite byibuze n'imbuto nzima. Byibuze erega dufite ikibazo gikomeye cyane. Abantu bavuga yuko yuko Imana ibazi, yuko ari abakozi b'Imana, yuko ari abantu b'Imana, ariko Imana ubwayo itabazi. Uzi gusanga iteka ryose uhora wirata ngo ngewe kanaka, ngo tuzaranye n'umuyobozi runaka ukomeye, ariko ugasanga uwo muntu uri kwiratana nta nubwo akuzi, abe na gato. Ariko ijambo yatubwira ngo niba ushaka kuvuga ngo uri umunyabwenge cyangwa uri umuhanga, banza ukore cya kintu bita ubanza werekanishe imirimo yawe ingeso nziza, kandi ufite ubwenge n'ubugwaneza bivuye ku Mana. Hakomeza tubwira ngo niba muhorana amakimbirane, mubesherana, mukora amanyanga ameze gutya na gutya, aho ngaho ntabwo muzamufite cya kintu bita ubwenge buvuye ku Mana, ahubwo muzamufite ubwenge bw'abadayimoni cyangwa ubwenge bw'inyamaswa abantu. Burahari cyane ubwo bwenge bw'inyamaswa abantu cyangwa bw'abadayimoni rwose, kandi abantu benshi cyane dufite muri iyi minsi ubwo bwenge buragwiriye mu bantu bose bishoboka. Ariko Imana irashaka yuko umuntu wese witirirwa izina ryayo agomba kugira ubwenge buva mu ijuru. Naho ubwenge bw'inyamaswa abantu cyangwa ubwenge bw'abadayimoni, ubu ni ubwenge bwa bandi bakoreye ya mirimo yose ya kamere. Yesu nashimwe cyane. Dore imirimo ya kamere iragaragara. Wa muntu usambana, uwo nguwo afite cya kintu bita ubwenge bw'inyamaswa abantu cyangwa bw'abadayimoni bwo yifitiye. Wa muntu w'umubeshi, wa muntu ukunda kwiba, wa muntu ukora ibyaha bitandukanye, uwo nguwo wari we wese afite cya kintu bita ubwenge bw'abadayimoni, ntabwo afite ubwenge bw'Imana muri rusange. Birasaba ngo banza cyane wongere wisuzume, wongere cyane ibaze cyane, ubwenge mfite iyi saha ni ubwenge bw'Imana se? Uko ngende iyi saha mfite ubwenge bw'Imana? Nuza gusanga iteka ryose ibyo uri gukora bibangamye, bitahuye cyane n'ukuri kw'ijambo ry'Imana, aho ngaho uraza kubaye umuntu muzima. Ariko igihe n'iki kugira ngo uvuge ngo ngewe kanaka hari ubwenge bw'Imana nifitemo nibwo bunyobora, kuko icya mbere cyo hari difference igaragaza cyane yerekana umuntu ufite ubwenge bw'Imana n'umuntu afite ubwenge bw'Imana. Nta mwanya n'umwe wageramo, nta digiri n'imwe ushobora kuba watunga yatuma utemera kuba watunga icyo bita ubwenge bw'Imana. Buriya ubwenge bw'Imana ni nabwo buzatuyobora tugiye mu ijuru, kuko icya mbere cyo Imana ntabwo igikoresha injiji, ntabwo byashoboka.
ushobora no kuba ufite na PhD ariko Imana ikubona yuko uri injiji. Niyo mpamvu iyi saha icyo nakubwira ngo ntuze guhita gushingira cyane ku mashuri ufite cyangwa ubutunzi ufite, ahubwo banze beze cyane. Ahangaha iyi saha iyi message ndi kumvuye ku Mana, ahangaha se mfite ubwenge bw'Imana, ahangaha se uko ngenda byerekana yuko byibuze hari Imana iri hagati muri njyewe. Muri rusange Imana ikeneye neza yuko umuntu wese witerwa izina ry'Imana, umuntu wese uvuga yuko ari mu kintu cy'Imana, umuntu wese uvuga yuko ashaka kuba yajya mu murimo w'Imana, umuntu wese uvuga yuko ari umuntu runaka, waba uri umuyobozi, waba uri perezida, waba uri umwami, waba uri umuyobozi runaka mu cyiciro kiniki, udafite ubwenge bw'Imana, aho ngaho uri ubusa, aho ngaho uri inyamaswa. Abantu ufite ubwenge bw'inyamaswa nta bwenge bw'Imana bifitiye. Ariko Imana ikeneye neza yuko dutunga ubwenge bwayo kurusha ibindi byose. Waba uri kugenda ukemera yuko ubwo bwenge bukugira inama. Yesu nashimwe cyane. Amen. Yesu nashimwe. Imana ikeneye yuko dutunga ubwenge bwayo, kuko n'ubwenge buboneye, n'ubwenge bwemera kuba bwagirwa inama, n'ubwenge bwuzuye ingeso nziza. Yesu nashimwe. Nkuko batubwira ngo icyambere cyo kuvuga ngo uri umunyabwenge cyangwa uri umuhanga, banza ugira ikintu bita ingeso nziza. Ubanza ugira icyo bita ingeso nziza hagati muri wowe, maze zikuyobore. Nuza kuzigira zizakuyobora, uzamenya neza icyo Imana ishaka, uzamenya neza ibyo Imana yanga, uzamenya neza icyo ugomba kuba wakora kijyanye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ariko niba udafite, niba ubeshya yuko ufite ubwenge bw'Imana ariko ugasanga iby'Imana uhora ubirwanya, usanga ari abantu basenga Imana urabarwanya, urwanya abantu bavuga Imana, muri make izina ikintu bita Imana muri wowe uracyanga mu buryo budasanzwe. Ariko igihe kirageze kugira ngo niba ufite ubwenge bw'Imana ugomba gukora, ugomba kuvuga Imana, maze abadayimoni bakaba baguhunga, maze abadayimoni ukabangamira neza abakozi ba Satani. Kuko nta kindi, ugomba kubangamira abakozi ba Satani kuko ufite ubwenge bw'Imana, ugomba kubangamira iteka ryose. Amen. Ijambo rigatubwira cyane ahangaha tubwira cyane kuri 17 ngo ariko ubwenge buva mu ijuru, irya mbere buraboneye, n'ubw'amahoro, n'ubw'ineza, bwemera kugirwa inama, bwuzuye imbabazi n'imbuto nziza, butarobanura ku butoni kandi butagira uburyarya. Yesu nashimwe cyane. Ubwo niko bwenge buva mu ijuru, niko bwenge buva ku Mana. Kuko abantu benshi cyane bavuga ngo bazi Imana, ariko Imana y'ubwayo itabazi. Kuko icyambere cyo niba uzi Imana, ugomba no gufata umutima wawe ukaba uri ku Mana, no gufata umutima wawe ukaba wawushyira ku Mana. Kuko icyambere aho umuntu afite ubwenge buva ku Mana, ntabwo ari umuntu utera amahane mu bandi, ntabwo ari umuntu utera ibibazo mu bandi, ahubwo ni wa muntu uzana igisubizo, ahubwo ni wa muntu uzi kuba yashaka igisubizo gishoboka kandi gikemuye ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ariko iteka ryose igihe uzisanga ari wowe uteza ibibazo, ari wowe uteza intambara, uzamenyereza ko aho ngaho ufite ubwenge butavuye ku Mana. Erega Imana ntabwo washobora kuba wayirwanira ngo bishoboke, ntabwo byashoboka. Igihe niki kugira ngo ubanze cyane wongere wisuzume, banze urebe cyane ubwenge ndimo ndakoresha, ibyo ndimo ndavuga. Imana koko ubwayo iranyemera, Imana koko ubwayo izi neza yuko ndi umukozi wayo. Kuba wavuga ngo je suis pasteur, je suis bishop, uri umuntu runaka, ari buri apostle runaka, ariko icyambere cyo gikenewe ugomba kuba umuyobozi runaka, ariko ufite n'ubwenge bw'Imana. Imana ntabwo ikoresha aya makaye twiga twigiramo atandukanye. Hoya kuba waba ufite azero ntabwo bizigira bigutera umwete wo kuba watunga ubwenge bw'Imana. Ubwenge bw'Imana uzabutunga ari ukwemeye kuyoborwa n'ubwo bwenge. Buriya iyo turajyanye muri biya dusanga hari abantu barafite ubwenge bw'Imana. Buriya icyambere cyo iyo urebye nka Daniel yari afite ubwenge bw'Imana mu buryo budasanzwe. Ni nayo mpamvu yabaye mu buyobozi, ntabwo yigeze ishingiza cyane ku buyobozi yibereyemo, ahubwo yageze aho ngaho ugasanga ahora asenga Imana uko bukeye n'uko bwije, maze akemera akaba yagira abantu ari buze kubangamira kubera amasengesho yiwe. Kubera iki? Kubera ko afite ubwenge bw'Imana. Ubu niyo ufite ubwenge bw'Imana, Imana irakurwanira ubwayo. Intambara si ugomba no kuyirwana, nuko bagushyira n'ahantu habi, nuko bagushyira
no mu muriro, aho ngaho uzavamo umeze neza, kuko icyambere cyo ufite cya kintu bita ubwenge bw'Imana. Ariko dufite ikibazo gikomeye cyane, aho abayobozi b'amadini, aho amadini atandukanye, aho abantu batandukanye barimo banga ko bakoresha cya kintu bita ukuri kw'ijambo ry'Imana. Kubera iki? Kubera ko bafite ubwenge bw'inyamaswa. Abantu barimo barafata amaso yabo akareba cyane ku bintu birimo bigaragara gutya, none aho kugira ngo batumbire ijuru, ugasanga abantu bari kujya barimbuza abantu. Ariko igihe cyageze kugira ngo ufate umwanzuro maze ugere cya kintu bita ubwenge bw'Imana, kuko nubugira bizagutera kuvugisha ukuri kose gushoboka. Icyambere mbabwije ukuri, mwaba Kristo mwe murebe cyane ko mwahunga cyane, mungu umujinya w'Uwiteka ugiye gutera, kuko cyambere cyo ijambo y'Imana tubwira ngo cyane ngo ubwoko bwanjye burarimbutse buzize gutagira ubwenge. Yesu nashimwe. Abantu babuze ubwenge, abantu babuze ubwenge, abantu babuze ubwenge, abantu babuze ubwenge. Ariko igihe cyageze kugira ngo abantu bagere cya kintu bita ubwenge bw'Imana maze bukuyobore. Uko ubwenge bw'Imana buraboneye, ni ubwenge bwemera kugirwa inama, ni ubwenge bufite ingeso nziza, ni ubwenge buzira uburyarya, ni ubwenge butarobanura ku butoni. Mu gihe cyose uzisanga ahangaha muri ziriya mbuto za kamere hari ibintu bigaragara kuri wowe, uzamenye neza ko maze gutakaza ubwenge bw'Imana, ko maze kusiga ngo uyobore cyane kamere yawe nisigaye kuyobora. Ariko inama nakugiriye isaha, Yesu aracyari ku ntebe y'imbabazi, kandi arimo arareba buri muntu wese ngo uza wese ngo ngera musange. Ntago yitaye kujye wari umaze warataye, ariko iyi saha yongeye kuza ashaka kubwira ngo haracyari ibyiringiro yuko igiti cyangwa cyashibuka iteka ryose. Nuko wabona waciwe ukabona byararangiye, ariko isana kugenda nakubwira yuko haracyariho ibyiringiro yuko wakira, washobora gukira isaha bigakunda, bashaka gukira isaha bikaba byakwemera, kuko Uwiteka icyambere cyo yaje kureba ni wowe nanjye. Reka babwire gutunduke cyane tugaragaza umuntu ufite ubwenge buva mu ijuru. Umuntu ufite ubwenge buva mu ijuru, icyambere aba ari umunyakuri. Aba ari umunyakuri mu byo akora byose, n'ibyo avuga agira amagambo abiri, yego yiwe ndi yego, oya yiwe ndi oya. Ni uko biba bimeze ku muntu wese ufite ubwenge buba buvuye mu ijuru. Ikindi ni inyangamugayo, muri make ni inyangamugayo kuba ahantu hose no ku bantu bose, aba ari inyangamugayo iteka ryose. Ikindi aba ari wa muntu ufite kwizera guhagije muri we, kuko ntabwo wagira ubwenge buva mu ijuru udafite kwizera ngo bishoboke, ntabwo bikunda, kuko ubwenge buva mu ijuru burenza amaso aho udashobora kureba. Nta kindi, ugomba kuba ufite kwizera. Ikindi agomba kuba ari wa muntu ufite gukiranuka hagati muri we, akaba afite gukiranuka cyane gushoboka. Ikindi akaba kuba ari wa muntu ufite kwihangana iteka ryose. Ikindi agomba kuba wa muntu ufite icyo bita umwuka wera, akaba ariyo bazi y'ibintu byose. Ubundi n'ikindi agomba kuba wa muntu ugira ijambo ry'Imana rigwiriye muri we. Ibyo nibyo bintu biranga umuntu ufite ubwenge buva ku Mana. Rero banza wirebe cyane, banza ibaze cyane ukuntu ugenda, niba uri umunyakuri, niba uri inyangamugayo, niba ufite kwizera, niba ukiranuka mu byo uvuga n'ibyo ukora byose, niba ufite kwihangana, niba wuzuye umwuka w'Imana, niba ufite ijambo ry'Imana rigwiriye hagati muri wowe. Banza cyane wisuzume muri rusange. Turimo turagera ku musozi ko twasenga, ariko cyane ikintu gifite agaciro cyane, Imana irashaka yuko umuntu wese aho yava akagera, uvuye ku mushumba ukajya ku mukristo wo hasi, Imana irashaka yuko uwo muntu agomba gutunga icyo bita ubwenge bw'Imana. N'ubwenge bw'isi bwose mugomba kubushyira hasi, ubwenge bw'Imana akaribwo bukora. Waba uri umuririmbyi ukagira ubwenge bw'Imana, waba uri umushumba ukagira ubwenge bw'Imana, waba uri umudiyakoni ukagira ubwenge bw'Imana, waba uri umukristo ukagira ubwenge bw'Imana, waba uri umuvugabutumwa ukavuga ijambo ry'Imana ufite ubwenge bw'Imana. Kuko ntabwo Imana izigera ireba iminsi yose wamaze ubwiriza, ahubwo Imana izareba cyane uyu muntu ari ubwenge bwanjye kuko afite, uko hari imbuto zigenda zibigaragaza yuko ufite ubwenge bw'Imana. Yesu nashimwe cyane. Amena. Imana irashaka yuko dutunga ubwenge bwayo kurusha ibindi byose. Umuntu wese umunyabwenge niyerekanisha imirimo ye myiza, nta kindi kizagushoboza. Nuko ugomba gusaba Imana iyi saha. Tugiye gusengana isengesho dusaba Imana iyi saha iduhe gutunga ubwenge buvuye mu ijuru, kuko nibwo buzatugeza no mu ijuru. Nta kindi.
ijuru ry'Imana ntabwo ari iry'abaswa, ijuru ry'Imana ni iry'abanyabwenge. Rero niba wisanga cyane ko ahangaha utari umunyabwenge, nta bintu byinshi rwose, ita witegura neza iyi saha, uhita usaba Imana imbabazi, usaba Imana ikugarukeho, usaba Imana yongere iguhereze ubwenge buvuye mu ijuru. Uri Imana nziza, uri Imana ifite imbaraga, turagushimiye cyane kuri uwera, tugushimiye ijambo ryawe, tugushimiye ubutumwa bwiza watwohereje. Imana ifite imbaraga n'ushimwe himbazwe. Ubutumwa butanze nk'uko wabimbwiye, reka uzubushorere, reka uzubushigikire mu izina rya Yesu. Ari abari kubwumva n'abazabwumva mu gihe gitandukanye, abantu bashoboze guhinduka ku ngeso zabo zose mu izina rya Yesu. Bagire ingeso nziza zibashoboza gutunga ubwenge bwawe, bagire ingeso nziza zibashoboza kugendana nawe, bagire ingeso nziza zibashoboza kubaho Mana bameze nk'uko ushaka mu izina rya Yesu, bafite kwizera, bafite ukuri, bafite kwihangana, bafite Kristo muzima we Mana gukiranuka, bafite ikintu bita umwuka wera, bafite ijambo ryawe rikwiye hagati muri bo mu izina rya Yesu. Bashoboze gutunga ubwenge buva kuri wowe, ubasore umwuka mubi wose, ubwenge bw'abadayimoni n'ubwenge bw'inyamaswa abantu mu izina rya Yesu. Abantu bongere bakubahe, abantu bongere bagutinye, abantu bongere bave mu byo bibwira mu izina rya Yesu, bagushakane umwete uko ijambo ritubwiye cyane rwose Mana yuko ukunda abagukunda kandi bagushakane umwete bose bazakubona. Nta muntu wagushaka arinjije ngo bishoboke, asaba ko agomba kubanza akaba umunyabwenge, akabanza akihana, akita ku iherezo rye muri rusange mu izina rya Yesu. Urakoze Imana y'amahoro, urakoze Kristo muzima, urakoze kutanza ubwenge, urakoze kuduhaye imbaraga dushoboza gukiranuka aho turi hose, ari aho tugenda, ari ibyo tukora byose Mana, tukagira ingeso nziza n'ubugwaneza mu bintu byose mu izina rya Yesu. Mana dushoboze, utwambike imbaraga, ari imivugire, ari imikorere, ari imigendere, byerekane yuko twamaze kumenya Imana nyamana mu izina rya Yesu. Urakoze kumvishe gusenga kwacu, urakoze kutwambitsa imbaraga, urakoze kuri bwacu byose, sengeneze nzi uko ubikoze kwa Kristo Yesu umwami wacu, amen. Shalom shalom, ubuntu bw'Imana bukomeze ubana mwese. Abifuza kuba twavugana nabo, nimero biriho hasi. Ufite igitekerezo cyangwa ufite icyifuzo, ukina amasengesho yawe bwite, nta kibazo, turabasengera. Imana muri kumeze umugisha. Sawa, turi kumwe cyane. Imana ibahire muri rusange. Murakoze.